Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko udahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkotanyi ibisanzwe uyu munsi ngarutse bazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurera hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe. Rero buri wese nafite agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira nyuma uze kureba amanota wagiye muri ikizamini cyakozwe. Nawe wifuza ko twagufasha, wifuza kode za perime provisoire yewe unakeneye no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 078 021 cyangwa se uduhamagare kuri 0722 nawe wifuza kwihugura nk'uko ikizami cyo kimeze kuri polisi, nyarukira kuri Google wandikemo wa3.ibyapa.com ufungure konte nawe wihugure ku minota 20 cyangwa usure muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakoreza ushobora gukorera ikizamini nawe wige umunsi ku munsi, nawe wihugure umunsi ku munsi. Wakora ibizamini byose wifuza ku munsi birenga 20, birenga 30, birenga 100 bitewe n'umwanya wawe. Nawe wajyaho ukihugura bitewe nuko ubishaka, wabikora mu Gifaransa, mu Cyongereza yewe ndetse n'Ikinyarwanda. Igihe bikugoye wibagiwe ijambo rya ribanga gufungura konte byakugoye, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe, cyangwa se ukeneye na link nyandikira nabwo kuri WhatsApp ngufashe kugira ngo ugane intsinzi mu gihe gito. Mbere yuko utangira utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo uzakosora ikizami uzakibona bikoroheye utiriwe ujya gushakisha. Hano cyose ya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? A. Hoteli. B. Ibitaro. C. Ahagenewe kugwa kajugujugu. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Twandika agapapuro kacu, ese wowe urabona ni ibisubizo ari iki? Ese ni A ni hoteli, B ni ibitaro, C na ahagenewe kugwa kajugujugu, D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Twandika agapapuro kacu, ese wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike. Ni ukuvuga ngo ukibona iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ikintu cyo kigomba kukubwira nuko imbere aho uri kwerekeza hari ibitaro. Hafi aho ngaho hari ibitaro. Murabizi neza yuko hafi y'ibitaro ntabwo twemerewe kuvuza ihoni. Ubwo rero nabwo ukibona iki cyapa ntabwo wemerewe kuvuza ihoni hafi y'aho ngaho kubera yuko haba hari ibitaro. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni? Ese ahatari mu nsisiro, ahantu hatari mu nsisiro ni ahantu hadahurira n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo ahantu hadahurira abantu benshi umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni kangahe? A. kilometero 50 mu isaha. B. kilometero 40 mu isaha. C. kilometero 30 mu isaha. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu, ese wowe urabona ni igisubizo ari iki? Ese ni A. kilometero 50 mu isaha. B. kilometero 40 mu isaha. C. kilometero 30 mu isaha. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu, ese wowe urabona ni igisubizo ari iki? Twandike. Ni ukuvuga ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni kilometero 50 mu isaha. Naho iyo ari mu nsisiro, ubwo iyo tuvuze mu nsisiro ni ahantu hahurira abantu benshi, icyo gihe aba ari kilometero 40. Ariko ahangaha mu gisubizo baduhaye ni kilometero 50 kubera yuko ni ahatari mu nsisiro, ni ahantu hadahurira abantu benshi, cyangwa se ni ahantu hatari uruva n'urujya rw'abantu benshi, cyangwa se mu dukaritsiye. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu turavuga ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ese ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira ayahe matara? A. ni amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B. ni utugarurarumuri 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu, ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A. ni amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B. ni utugarurarumuri 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu, ese wowe urabona ni igisubizo ari iki? Ese ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira ayahe matara? Twandika agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze ndetse n'utugarurarumuri 2. Igisubizo hano ni C. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose, niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Mbona no kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo tukosora ikizami uzajye ukibona bikoroheye utiriwe ujya gushakisha. Ikibazo cya kane kiravuga ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira
ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Ese ni metero zingahe? A. Metero 100. B. Metero 75. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Metero 100. B. Metero 75. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni metero 75. Igisubizo ni B. Metero 75. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Gatanu iravuga ngo niki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niki wakora igihe uhuye n'amatungo mu muhanda? A. Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ukuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Twandike. Ni ukuvuga ngo ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe uhuye n'amatungo mu muhanda nuko uba ugomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Igisubizo ni B. Uba ugomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka, kubera yuko iyo uvugije ihoni zose zirukira mu muhanda. Wazicanira amatara maremare akazihuma amaso zigahagarara aho ziri. Urumva yuko iyo ziri mu muhanda zihagaze imbere yawe ntabwo waba ukigiye nawe urahagarara. Biba byiza rero ugabanyije umuvuduko zigatambuka nawe ukabona gukomeza. Igisubizo hano ni B. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Mbona kwibutsa ko nta nubwo bikiri ngombwa kwigira mu ishuri. Watwandikira kuri WhatsApp tukagufasha aherereye utiriva mu mirimo yawe, utiriva mu byo ukora umunsi ku munsi. Wajya muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha nawe ukagana intsinzi ukazajya ukora test umunsi ku munsi. Yewe cyangwa se ugakoresha rubuga rw'ibyapa.com aho ushobora kwihugura mu gihe gito cyane, iminsi 2, iminsi 3, yewe n'umunsi umwe, ukwezi, icyumweru, ibyumweru 2 wakwihugura ukajya mu kizamini nta kibazo na kimwe ufite wakoresheje rubuga rw'ibyapa.com. Nawe nucikanwe rero aho ugira ikibazo unyandikire kuri WhatsApp umufashe. Gatandatu iravuga ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ese igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago? A. Ugomba gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B. Uba ugomba kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Twandika agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese uba ugomba gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. Ni ukubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Igisubizo ni D. Uba ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi iravuga ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. Ese mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ibiki biri ngombwa ubanza kugomba kumenya nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B. Ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B. Ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D. Ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu. Ese mbere yuko unyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa yuko umenya iki? Ese ni ibiki biri ngombwa kubanza kugomba kumenya? Twandika agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya nuko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Igisubizo ni B. Uba ugomba kumenya neza niba koko umuhanda uba uri kubona neza
no kwitondera kunyuranaho. Igisubizo ni B. Twikomereze n'ikibazo cya 8. 8 iravuga ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amataxi zifite uburemere ntarengwa bwagenewe cyangwa se bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere ntarengwa bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 75 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Twandike papuro kacu ese urabona nisubiza ari iki? Ese ni A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 75 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Twandike papuro kacu ese urabona nisubizo ari iki? Twandike nukuvuga ngo hano igisubizo ni C kilometero 75 mu isaha. Igisubizo ni C kilometero 75 mu isaha. Twikomereze n'ikibazo cya 9 ambona no kwibutsa ko abantu bari hanze nawe wemerewe kwiga wakwigira uherereye. Wakenera kubaza hano mu Rwanda akaba yatubwira tukakwandikisha, ukabwira inshuti yawe umuvandimwe wawe akaba yakwandikisha nawe ukaza ukora ibizamini utiri ubanza kujya gutegereza ngo barakwandikisha ngo ujye gukora iki. Wabwira umuntu ari wese uri hano akaba yakwandikisha ukaza ukora ibizamini igihe ukeneye kubaza hano mu Rwanda. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niki wakora igihe ubonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwa? Ese autobus ni iki? Twabonye ko autobus ari ibinyabiziga bitwara abanyeshuri, ari amabisi atwara abanyeshuri nizo za autobus. Ese wowe urabona nisubiza ari iki? A nugukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Twandike papuro kacu ese wowe urabona nisubiza ari iki? Ese ni A nugukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Twandike papuro kacu ese wowe urabona nisubizo ari iki? Twandike nukuvuga ngo hano igisubizo ni B gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Igisubizo ni B ugomba kugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga arimo aragenda inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kumunyuraho yakora iki? Ese ari we muyobozi w'ikinyabiziga ukaba urimo uragenda inyuma y'ikindi kinyabiziga ariko ukaba udateganya kukinyuraho wakora iki? A nukuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B nukuguma inyuma yacyo kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga kugutambukaho. C nugutwarira inyuma ye cyangwa se uye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho nta nkomyi. D gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese nukuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B nukuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga kugutambukaho cyangwa se kubatambukaho. C nugutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D nugutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Twandike papuro kacu ese wowe urabona nisubizo ari iki? Twandike nukuvuga ngo hano ikintu ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe udashaka kumunyuraho ari imbere yawe mu muhanda, ikintu ugomba gukora nuko ugomba kuguma inyuma ye cyangwa se ukaguma inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga kugutambukaho. Uba ugomba kuguma inyuma yacyo kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga kugutambukaho. Twikomereze n'ikibazo cya 11 mbona no kwibutsa ko twabazana urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi. Abanshi bakunda kuvuga ngo naka application ariko ni website cyangwa se urubuga wajyaho ukihuguriraho ku
ku minota 20 system ikagukosora ikaguhereza ibisubizo by'ibyo umaze gukora, ukaba ufite ubushobozi bwo gusoma igazeti, amashusho yo mu muhanda, ibyapa, imirongo yo mu muhanda, ingero z'uburebure, ibintu byose wabisanga kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com. ni wa@ibyapa.com cyangwa se ukareba muri comment, ni comment ya mbere ugakanda kuri iyo link irakohereza ushobora gukora ikizamini nawe kwihugura umunsi ku munsi kugira ngo ugane intsinzi mu gihe gito. Nawe nyarukiraho rero wihugure, aho uzagira ikibazo unyandikire kuri WhatsApp umufashe. Wibagiye ijambo rya ry'ibanga, ubwo ni password yawe, urimo kwishyura bikanga, nyandikira nabwo kuri WhatsApp umufashe. Yewe no gufungura konti byakugoye, nyandikira kuri WhatsApp umufashe. Ukeneye na link, nyandikira kuri WhatsApp umufashe, cyangwa usire muri comment, ni comment ya mbere nawe ukandeho irakohereza ushobora gukorera ikizamini, cyangwa ujye kuri Google wandikemo Nkotanyi Driving School, icyo gihe nabwo uraza kubisangamo. 11 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye iki cyapa kikubwira iki? Twandika agapapuro kacu. A, inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindura. C, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D, birabujijwe guhindukira. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, ni inzira y'icyerekezo kimwe. D, birabujijwe guhindukira. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Twandike ese ni A, B, C cyangwa ni D. Twandika agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, ni inkomane banyuramo bazengurutse. Igisubizo ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Twikomereze n'ikibazo cya 12. 12 iravuga ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri mu burebure bwawo igaragaza iki? Ese iriya mirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? A, ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B, ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C, ahanyurwa n'abanyamaguru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B, ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C, ahanyurwa n'abanyamaguru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C, nahanyurwa n'abanyamaguru. Igisubizo ni C, nahanyurwa n'abanyamaguru. Twikomereze n'ikibazo cya 13. Mbona kwibutsa ko igihe ugiye ku kizamini nyaboneka itwaza indangamuntu yawe. Nta kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu, photocopy, passport, igisimbura indangamuntu, ifoto yayo ntabwo byemewe. Ni indangamuntu ubwayo niyo yemewe, ibindi byose ntabwo byemewe. 13 iravuga ngo mbere y'uko unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Ese nibyo? Mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Ese nibyo? A, yego buri gihe. B, yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C, yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. D, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, yego buri gihe. B, yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C, yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. D, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Twandika agapapuro kacu. Ese nibyo koko ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso igihe ngiye kumunyuraho? Twandika agapapuro kacu. Hano igisubizo ni A, yego buri gihe ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso igihe ngiye kumunyuraho, cyangwa se igihe ngiye kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Hano igisubizo ni A, yego buri gihe. Twikomereze na 14. 14 iravuga ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese bikorwa mu gihe kingana gute? A, ni ibyumweru 2. B, ni mu mezi 2. C, ni mu kwezi kumwe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni mu byumweru 2. B, ni mu mezi 2. C, ni mu kwezi kumwe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika agapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B, n'amezi 2. Ibyo bikorwa mu gihe kingana n'amezi
abiri. Twikomereze n'ikibazo cya 15 umuntu arakwibutsa ko igihe ibi bintu uri kwiga ukabona biri kugufasha bisangize inshuti zawe. Ugerageza wandika amanota ugize muri comment, igihe watsinze ugerageza ubyandike muri comment kugira ngo birusheho gutera imbaraga abandi bari kwiga umunsi ku munsi. Yewe n'umuntu waguhaye iyi link ugerageza umubwira ati warakoze kubera ko yaguhaye ibyo wifuzaga. 15 iravuga ngo iyo ni amategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Ese iyo ni amategeko agabanya by'umwihariko ahari umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni: A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Twandika papuro kacu. Ese urabona nisubiza ari iki? Ese ni A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Twandika papuro kacu. Ese urabona nisubizo ari iki? Twandike nukuvuga ngo hano igisubizo ni C kilometero 25 mu isaha. Igisubizo hano ni C kilometero 25 mu isaha. Twikomereze n'ikibazo cya 16. 16 ziravuga ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira: A mu nsisiro cyangwa ahandi hose, B ahegera inyamaswa zikurura, C hafi y'amatungo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika papuro kacu. Ese urabona nisubiza ari iki? Ese ni A mu nsisiro cyangwa ahandi hose, B ahegera inyamaswa zikurura, C hafi y'amatungo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandika papuro kacu. Ese urabona nisubizo ari iki? Twandike nukuvuga ngo hano igisubizo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Igisubizo ni A mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Igisubizo ni A. Twikomereze n'ikibazo cya 17. Mbona no kwibutsa ko mu ntego twihaye, mu nshingano twihaye mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya ku kizamini tukiragiza Imana, twava no ku kizamini tugashimira Imana iba yadushoboje kugera kuri uwo munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Ikindi cyongereho tukiyaturiraho ibyiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngiye kuzana provisoire yanjye, ngiye kuzana perime yanjye Imana yamaye, cyangwa se ngiye kuzana provisoire yanjye polisi yambikiye, ngiye kuzana perime yanjye polisi yambikiye. Nta mpamvu yo kuvuga ko ugiye kugerageza amahirwe. Kugerageza amahirwe habamo gutsinda no gutsindwa. Rero twe ntabwo dutsinda cyangwa ngo dutsindwe, tuba dufite gahunda yo gutsinda gusa. Ni ugutsinda gusa kandi 100%. Rero nawe gira intego nziza, gira intego zo gutsinda, apana intego zo kugerageza amahirwe. Birashoboka kugera kure kandi ubishobojwemo n'icyizere cyawe no kwizera kuko urashoboye, ndetse no gusenga. Nyaboneka ntugacike intege. Uyu munsi birashoboka, ejo birashoboka, ejo bundi birashoboka. 17 riravuga ngo mu gihe ukurikiranye na rumoruke ni ukubera iki uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Ese igihe dukurikiranye na rumoruke ni iyihe mpamvu tuba tugomba gusiga umwanya uhagije hagati yacu nayo? Rumoruke twababwiye ko ari ibinyabiziga byagenewe gukururwa. Ubwo ni ziriya modoka akenshi urugero ntabaha nka zino modoka za Bralirwa zitwara inzoga, murabona yuko ziba zifite ikimbere kikagira n'ikinyuma. Icyo gihe rero ziriya nizo dukunda kwita rumoruke. Ni imodoka zagenewe gukurura cyangwa se ni ibinyabiziga byagenewe gukururwa. Ese mu gihe dukurikiranye na kiriya kinyabiziga ni iyihe mpamvu tuba tugomba gusiga umwanya uhagije hagati yacu nacyo? A bituma ubasha gukata ikorosi vuba, B bifasha umuyobozi wa rumoruke kukureba mu ndoberwamo, C bifasha rumoruke guhagarara byoroshye, D bikurinda umuyaga. Twandika papuro kacu. Ese urabona nisubiza ari iki? Se ni A bituma ubasha gukata ikorosi vuba, B bifasha umuyobozi wa rumoruke kukureba mu ndoberwamo, C bifasha rumoruke guhagarara byoroshye, D bikurinda umuyaga. Twandika papuro kacu. Ese urabona nisubiza ari iki? Se ni A, B, C cyangwa ni D. Twandike nukuvuga ngo hano igisubizo impamvu tuba tugomba gusiga umwanya uhagije hagati yacu nayo nuko bifasha cyangwa se bituma umuyobozi wa rumoruke atureba mu ndoberwamo byoroshye. Urumva ko bifasha umuyobozi wa rumoruke kureba mu ndoberwamo byoroshye. Igihe umuhaye ikimenyetso runaka akaba yakibona bitagoranye, cyangwa ushaka kumunyuraho wamuha ikimenyetso akaba yaguhereza inzira bitagoranye. Igisubizo hano ni B bifasha umuyobozi wa rumoruke kureba mu ndoberwamo. Twikomereze na 18. 18 aravuga ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi, ubwo na ambulance gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? Ese igihe ukurikiwe na ambulance icanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? A nukugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara, B
kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Twandika agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ukugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Twandika agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Uba ugomba kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Igisubizo ni A. Uba ugomba kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Twikomereze n'ikibazo cya 19. 19 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Mbonera kwibutsa ko igihe ugiye kwaka kode nyaboneka aka itariki ushaka, apana itariki umuntu aguhitiyemo. Itariki wumva ko uzaboneka bitazahura na gahunda z'akazi, itariki wumva yuko uzabona umwanya, itariki wumva yuko wowe ubwawe uzaburi tayari kuba wajya mu kizamini ugakora. Mbwira uti ndashaka itariki. Ese irahari? Niba idahari mbwira izihari mbwire iyo nshaka. Icyo gihe rero abantu bagenda bakababwira ati tuguhaye itariki n'ingi, ugasanga ntibiteguye neza, ugasanga biteje ikindi kibazo, ukaba baduhamagara ati ese mwaduhinduriye kode. Guhindura kode ntabwo byagushobokera. Byaba byiza rero uhisemo itariki ushaka. Igihe uri kubona ari kukunaniza, twandikire kuri WhatsApp tugufashe. Igihe uri kubyikorera bikanga, twandikire kuri WhatsApp tugufashe. Nicyo tubereyeho. 19 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ni uruziga, umuzenguruko ubururu, ubuso ubururu n'ikirango mu ibara ry'umweru. Ese iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Ese kigutegeka iki? A. Komeza imbere gusa. B. Ahanyurwa cyangwa se aho kunyuranaho ni imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Twandika agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Komeza imbere gusa. B. Aho kunyuranaho imbere. C. Aho guhagarara umwanya munini. D. Inzira y'icyerekezo kimwe. Twandika agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Komeza imbere gusa. Ukibona iki cyapa kirakubwira yuko ugomba gukomeza imbere gusa. Ntiwemerewe gukata ibumoso, ntiwemerewe gukata iburyo, yewe nubwo wemerewe guhindukira. Komeza imbere gusa. Nicyo iki cyapa kitubwira. Twikomereze n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo kiravuga ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese ni iyihe mpamvu tuba tugomba gucana amatara igihe hatangiye kwijima? A. Kugira ngo akareba umuvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku muhanda arimo kwaka. Ese wowe ni iyihe mpamvu ituma ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese ni ukugira ngo akareba umuvuduko kagaragare neza, cyangwa no kugira ngo abandi biborohere kukubona, cyangwa no kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, cyangwa ni kuko amatara yo ku muhanda arimo kwaka? Twandike agapapuro kacu. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo, impamvu tuba tugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima ni ukugira ngo abandi biborohere kutubona. Igisubizo ni B. Ni ukugira ngo abandi biborohere kutubona. Amahirwe masa kuri buri wese ufite ikizamini. Ndagushimiye cyane warebye video, wakanze kuri subscribe, like, share, comment. Imana igwe umugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, kudutera inkunga. Warakoze cyane, Imana igusubize abavanye. Nawe wifuza ko twagufasha, wifuza ko za permis provisoire, yewe unakeneye no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 078 0211 466 cyangwa se duhamagare kuri 072 688 Wadusanga kuri TikTok ndi Nkotanyi, Instagram ndi Nkotanyi, Twitter yo X ndi Nkotanyi na Facebook ndi Nkotanyi. Hose wanyarukiraho ugakora follow kugira ngo uzajye ubona amatangazo ya polisi, amatangazo yacu ndetse n'ibizamini by'amasomo magufi yagufasha kugera ku ntsinzi mu gihe gito. Ukeneye kwihugura nkuko ikizamini cyo kimeze kuri polisi, nyarukira kuri Google wandikemo wa3ibyapa.com nawe ukore test ku minota 20, usome igazeti mu gihe wifuza, usome amashusho yo mu muhanda, urebe ama video amwe namwe yagufasha kugera ku ntsinzi. Nawe ni karibu. Igihe wibagiwe ijambo ry'ibanga, igihe gufungura konti byakugoye, nyandikira kuri WhatsApp umufashe. Ukeneye link ira muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri link irakohereza ushobora gukora ikizamini, cyangwa se kwandikira kuri WhatsApp nabwo tugufashe ugane intsinzi mu gihe gito. Kwihugura aho waba uri hose wakihugura, icyo uri gukora cyose wakihugura, waba uri muri bisi, waba uri mu kazi, ahantu ari hose waba uherereye wakwihugura. Amahirwe masa kuri mwe wese rero, ndabakunda cyane, muhorana Imana ndetse n'amafaranga kandi menshi. Nawe utaha mu kizamini gikurikiyeho.